shanjye sinamara n'iminsi 2 kuko urabona njye sinabanyenjanga ngo mari iminsi 2 ndarahura n'umugore bibaho se urongora buri munsi apeti sinayikira hoya nzibamo ngakiramo n'umunsi ngo imvura igomba kugwa ngajya kugamana ngakerego ariko n'ubundi marumba ndamurara reka da nukuri uri bubi ese wari umugore ufite cyangwa cyashakisha ngerega mba numvise yacu turi hose razana umugore ndagira na miliyoni 5 mba ngomba kuba nirongora kuri abandi bazamukaho n'ubundi bakabatwara nanjye twarahuye bavuga ati nyaboneka bujya kanaka nigeze muho tujya metere bingana mu gikorwa ahubwo ngomba no kubashya n'umugabo ati nyaboneka wanzanye ndisugi kandi we nanjye narigeze ngerayo yasifu cyangwa nde wese ndago bibaho ubwinyago we ni sifu imva nari oya ngende metere we ni sifu urumva kari hejuru yande yanjye reka sinanabitekereza ko nta ikintu namurusha habe na gitoya uramukumbuye byadanje ahubwo ngubu imana imunyeretse ariko ukoragera akantu ubwe sigara umusitari umva mubwire ngo sha wazagarutse tukarobasha ubu ngubu ko wabuze nzakubona ute wazaje ko ngukumbuye wenda nanjye narara n'imusozi n'iminsi 5 wenda batazirya ariko nakubonye sinyago yawe ni yihe Umuhungu wanyu P Onika Swezi ni Legacy TV komeza gushima ko subscribe hereye mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru iburengerazuba burasirazuba mu mujyi wa Kigali mwese murabantu bigenzanga kuri Legacy TV aba diaspora mwese muherereye ku mugabane w'Uburayi Amerika Asia n'ibindi bihugu byose bya Afrika by'umwihariko Norway Poland Uburundi Kenya murabantu bigenzanga kuri Legacy TV brother bimeze bite nari bimusaza urakomeye cyane kabisa byadanje na mahoro umva masa fo kabya umva birenze byadanje ho none utangira wibwira abantu dukucyanga kuri Legacy TV amazina yawe amazina yanjye ngiye banyita Nigirimpuwe Obed ya Obed Nigirimpuwe yes wakubona yagira ngo uri umusore w'imyaka 15 ufite nk'imyaka ingahe nasaziye mimbere nuko abari ibiryo byishimvite 25 ewa nanakuruta nkurusha imyaka 5 yose urumva ko ariko wasanga ari njye ushaje cyangwa se ari wowe oya wowe ugaragara nk'umwana ariko njye nubwo nandi umwana ukubera amata buri kimwe cyose injanga urabona so burya injanga ngo unanuke cyangwa ibere ng'umuntu wahumye gapapa byose uragenda niwe wamara iminsi nutarya wumva ari umunezero gusa usonza mu nda ariko wirira injanga n'ubundi byose usanga ari amahoro ku isi uvuga uti masa umva binakaze byadanje wese ufite ikibazo cy'Igispanete iki ni igiki ni ukuvuga ngo uyu nguyu ni imiraga leta isigaye yarazanye mu buryo bw'iterambere nyine mu kiyaga cya Kivu mu kuroba iyi ngiyi ni imiraga iva mu Bushinwa no abashoramari barayizana bakayigurisha ababosi bacu natwe bagera hano bakayishyira hano bakaduha akazi niko wumva kwiberaho neza ugasanga mfite imyaka yanjye myinshi ariko ugasanga cyari muto bitewe ko umukira nyizera akamage imari za miliyoni 5 ngizi nanjye ngaziberamo ingegera cyangwa ziberamo umugabo nibyo bindera wenda nyine kubuko ndi kuko beshi se banyita umugabo arabandi bandusha ubugabo ndananganya nabo niyo mpamvu nita wenda nabereyemo ingegera ese ubwo muri gukora iki muri ibintu turi kubikorana nimugoroba nidusubira kuza kujya guhinga izindi sambaza mu gihe baturi kurambura imitego ize kugenda neza irambuye kugira ngo ku buryo bitaza kuzabaho na gatoya ejo ugasanganira inzara ibi byose tubihoramo nitwa patro wabyo hari abandi baba bashinzwe kuba babibona ari njye wabizanye ariko ni njye boss wabyo nawe mbibona gutya ngiberaho gutya mwa abantu mwe murazirebe gutya hose ni njye murobyi wazo wa mbere ahangaha nyaboneka nuzishaka uzazobaza iryo zina umunsi wageze ku mashyuza ndi wazibura ati umwami wazo Obed abahari igihe cyose wageze ukamubaza yo wamubonye ubabonye n'injanga nyaboneka nzara tukiganire kabisa Obed umwami w'injanga kabisa uramubona ariko Obed afite igikabyo nk'abantu ngiye naribi mba mvuga by'ukuri uvuga kuri kumwe guseseka kuko ndi wabwira boss ngo ejo nzazo mbisambaza ngiye wazirobye n'ubundi sindagiyeyo yaguhike niyo mpamvu ari ngiye patro wazi abantu twavuye mu mujyi wa Kigali cyangwa se abandi bantu uravuze ngo uri boss w'isambaza ariko hari undi muntu wavuze ngo witwa ngo Inyogoye sinzi niba umuzi Inyogoye uramuzi ndamuzi kabisa ndamuzi neza ariko yavuze se ngo niwe mwami w'ibi bintu mwami w'ibi bintu nyine ni ukuvuga ngo buri wese agira ingoma yajya ariko niwe mwami wabyo ubu ngubu ariko nanjye bitiwe ko ari njye waba yohereza iyo hirya no hino nawe ndiyabyikora ari yenyine nanjye mba nitwa patro kuko ari we wagize ute waba warambaye izimari ngo ningende njye kuroba kuko niwe uduha akazi mwigeze mukorana si Inyogoye twarakoranye naribi numva ni rasta wa danje ahubwo si nk'umwe namukurayo cyangwa namubonayo mwakoranye nyemera ko mu kazi wari umurushakazi cyangwa arakakurusha yarakandusha
yarakandusha ari metero. Ubu ngubu se ufite ikihe cyizere ko ushobora kuba none waramuzimye bati ewana unamukubita inshuro? Ni ukuvuga ngo icyizere nihaye nuko nanjye nambona ibyo yarazi bimwe na bimwe yagendaga nyereka narabimenye, ariko bujya ndago ndamumetero ujya hejuru yanuze ya sifu cyangwa nde wese ndago bibaho. Ubwo ni sifu imva nari oya ngende meterewe ni sifu urumva ko ari hejuru yande yanjye. Reka sinanabitekereza ko nta ikintu namurusha habe na gitoya. Uramukumbuye? Byadanje ubwo ngubu Imana imunyeretse. Ariko uko uragera kantu ubwe asigara umustar. Umva mubwire ngo sha wazagarutse tukonga tukarobasha. Ubu ngubu ko wabuze nzakubona ute wazaje ko ngukumbuye wenda nanjye narara n'imusozi n'iminsi 5 wenda batazirya ariko nakubonye. Sinyago yawe ni yi nje nukuvuga ngo nje ubundi hano mba ndi nje mfite ibigwi byinshi hangaha. Nje ndi wa muntu bafata abantu iyo bajya no kumujyana hose Imana ikazi kavuga ati ko kuyu mwana ararengana ikavuga ati taha kabisa. Banjyana hagati mu mazi hose no kuyiwana hehe nje hari gihe cyo njangera Imana ikazi kavuga ati uyu nguyu yararengana koko ngabona mu gitondo natashe nageze mu gihugu neza. Nyabone kubaje n'umurenge wose barabizi ko ngewe Imana irazikanyicurira ku bushake bwayo. Ugeze kugiwa none neza amaze igihe kingana iki? Namaze amezi 216. Ntago ugeze no numara umwaka wose wuzuye? Reka kandi Imana yaraje gahita mbwira ati nyaboneka taha hari byinshi biri gupfa hanze abaturage babuze injanga. Metero tangiye kubeshya. Oya ndaho ngubeshya nukuri ni nyabone kurabona ngawe Imana ikubwiye ati rara mu mazi yo gukoga amasaha 12 utaha ndana rubanda rugwezo amasaha 12 uva ku kirwa kibabura cyane ngeraho bita muri rutsiri nezi bugarura nda nyabone kurabona kuba naravarani nizisanga bangihari urumva ko ni Imana ibinjuye mani kutabaho bro veshe abana bonye aho twavuye wahambuka ukagera nukuvanga ngaha kuvana ugera hariya niyo naba nasinziye cyamvite kuteri mu matwi yaranahagera nukuri mete kurisi ya naribi ibyo byose nyaboneka bijya bibaho wabaza n'aba bagabo bose barabizi. Urabizira? Uyu ni metero original. Mete. Oya naribi. Twereke mu busanzwe. Usuje tereta mete. Oya gutereta muri kamera ariko abantu bakora neza. Umva gutereta nda muntu udatereta kwisi. N'umusaza yapfishije umugore areba umwana mutakumva aramushaka. Urabona naye ngatatereta ubu sinaba ndi umunyarwanda niyo yaba ari n'umunyamerika. Aratereta nyaboneka. Usiraka kubikora ryari? Shangiye sinamara n'imisi 2. Kuko urabona ngiye sinabanyinjanga ngo mari imisi 2 ndarahura n'umugore. Bibaho se. Urongora buri munsi. Apeti sinayikira oya nzibamo ngakiramo n'umunsi ngwe imvura igomba kugwa ngajya kugamana ngakerego. Ariko n'ubundi marumba ndamurara. Reka da. Nukuri. Uri bubi. Ese wari umugore ufite cyangwa cyashakisha? Ngerega mba numvise yacu turi hose razana umugore ndagira na miliyoni 5. Mba ngomba kuba nirongora kuri abandi bazamukaho n'ubundi bakabatwara nanjye twarahuye bavuga ati nyaboneka bujya kanaka nigeze muho. Tujya metere n'abandi mu gikorwa. Ahubwo ngomba no kubashya n'umugabo ati nyaboneka wanzanye ndisugi kandi we nanjye narigeze ngerayo. None se mete. Ubundi nama wagira urubyiruko rutararongora udashaka kuzana abagore ni yihe? Niwe nukuvuga ngo igihe turimo ndi wamenye umugore wawe ngo nuyu. N'Imana usibye kubona kuguyeho gucari ngimbanuka ne wamutereta imyaka 100 n'ubundi ari aba bamurongora. We ikiza wa mugabo manzi umuhereza ibyakeneye buri gihe cyose umuhereza ibyakeneye buri gihe cyose umuhe ibyakeneye washaka wamuzana wagira imyaka 100 ari ndawe ubundi cyambere nuko buri kwisi kandi ubona ibyo ushaka. Kuko umugore umuzanye n'ubundi ndagara abari amatuzanye mu nzu. Shaka wamuzana wamwihorera ubundi si wamuzana akaguhike. Rekana anashaka kwibera gucyo ko nda myaka 100 ubwina mu bagere no kubareka bajye babazana abashiki bacu nabo bave mu mago ariko n'ubundi yagusuzuguye yakwigendera kikeneriza ukashaka undi ukazana undi rose ubundi Yesu yaravuze ngo mu babyare mwororotse ngaborotse umusenyi wo ku nyanja nawe rero niyo mpamvu abandi bose bavuka ugomba kumenyamo bamwe na bamwe n'abandi bose nibyo kuvanga umugore nyaboneka ndamuntu ugira umugore we ngewe se ngenda n'umwe ntiberaho gucyo wari waryamana n'umuntu ukuruta mu myaka hari gihe byabibaho wenda nge nuko wenda mba ndifurizanya ngahita mbona twacakiranye gutyo nyine reba ukuntu ureba umuntu ukona ni nk'umukecuru uyu muntu ngenda narongwa n'umuntu ufite imisatsi y'imyeru ariko undi wese twaba twarahuye neza ntukuri rero sagize n'urwenye hari abadu kare ariko yababyaye kabiri yababyaye gatatu upfa kuba ndi kubona arimo neza ndahuranya ngo bitakasaba Imana nyuma ko nakoze twahuranye ariko icyambere
ureba kuri kamera ugera kuri kamera abanyarwanda bakubone neza ni ukuvuga ngo ngewe ikintu gituma ngora biriya bintu si uko mba ngeneyemo uburame cyangwa ibiki nyaboneka uno mugabo wa gatatu namwe muramuzimuza petagira umugabo wa gatatu wowe uyu nguyu nawe bumubona none si nuko umuntu abahagaze gutya sibabona amaguru nandi hano kandi nyaboneka amaguru sigahumeka ariko yirahumeka Nukuri mu gihe yashatse umugore nyaboneka ndi wamubuza nuko ngujya kumumushakira nukuri nose wagize ngo yabitekereje no mu mutwe akabitekereza niyo yaza afite imbunda nukuri ndi yatuma utakibona ndago bibaho kwiyisi kandi yigutegeka nukuvuga ngo yiriya irenze na droge zose ziba kwisi iyo yashatse umugore ndirya ndandigira ndamutwigira ngiratekereza nyaboneka ariko igihe cyose nawe yashakiye wa muntu ufite amabere ndago wayihagarika ubusara umuntu mwigeze kubikorana ukavuga uti kabisa niyo nahita nipfira uwo nguwo gutuma mva kandi wenda ngaka ko hari abandi benshi baba baryoshye kumurusha bari inyuma ye ubwo mvuga ati ndakarama ku isi mbona abandi benshi ni benshi cyane benshi ni ukuvuga ngo impamvu umuntu avuga ngo umuntu arabishye hari igihe cy'umuntu umujya wamuhaye amafaranga yawe menshi urumva kuko urabona ku isi burya umuntu ukubwira ngo tugende ngo uhere ubusa ndabuzima bafite bose basigaye bakunda amafaranga ariko umuntu buryo ugiye afite akamuha amafaranga yawe hari igihe wumva rwose umutwe ukubwira ati igisukari ndakirimo nyaboneka rutwe n'abandi wagwereye ubusa ejo bundi ugasanga ni rwaserera ukavuga ati si ujya icy'ubusa kirusha icy'amafaranga uburyohe kavuga atanga hose no guhahwanya hari akantu wavuze ngo wavuye iwawa uroga amasaha 12 ugera ku Kivu nibyo koko ni wo muntu wa mbere wozi wakagera ku nyaboneka gucya sinange nubwo ndi hano naho wabaza mu akarere kose barabizi nyaboneka ngiye ikintu cyari cyatumye njya kwiwawa si ubujura si n'ubuzererezi bwo mu muhanda nyaboneka twe dufite umuntu twakoraga tumurobera isambaza abayobozi ba koperative barangije baradufata batwegeza polisi tugeze kuri polisi kandi koko nabo bazi ko twibera mu mazi ahubwo birangira batujyanye kudutuza mu Kivu neza nyaboneka suko navuye kubera inzara ahubwo nako nabonaga ari byinshi byanjye biri kwangirika mu byukuri nafashe ijerekani twara abana babiri dufata amajerekani saa 12 za nimugoroba tumaze gufata amajerekani dushyiraho amashashi turapfundika ko umufuniko ndi wawubona turangije tugira gutya dufata n'igikotoro kino gicupa kiri n'iki cyatanu n'isabone byose turisiga turitsinze banya hose umubiri wose bwa tutaza gushishuka kugira umubiri w'umuntu nyine utaza gushika ku buryo amazi akugeraho yagahita yanyira bitewe n'ikina y'amavuta twaroze twiroshe twishyizwe mu mazi saa 12 z'igice za nimugoroba twavuyemo saa 12 za mu gitondo ariho twomotse mwese mwarahageze nta muntu wigeze twese twarahageze nda muntu wapfuye kubera Imana ariko urumva umunaniro twari dufite kuko ahantu twaguye bwa mbere twomoka twaryamye nk'amasaha 5 nda n'umuntu wari wavugisha n'undi bitewe n'umunaniro urumva n'urupfu rwari rusigaye kugeza izi saka bari mpamvu tuba twibereye niyo mpamvu nababwiye ati nyaboneka hari igihe bagufata bakakujyana ariko ejo Imana ikazi kavuga ati mwana wanjye urazira ubusa taha urabona waba ku bwanjye simba narageze ahangaha na n'ubu ngubu simuba mumbonye ngo tuvugane oya Imana yo mba nyishimira buri gihe cyose kandi na n'ubu nubwo namwe muhari nyaboneka njimira Imana ibyo yangoreye rubanda rubirebe cyasibanye tumusazi ariko njye ndashimira Imana na n'ubu nyaboneka nabisubiramo nitwa niyigira imbuye Obed ariko ibyo bintu byarabaye nyaboneka muzabaze no mu murenge hose ko ibyo bintu byigeze bibaho haleluya kabisa guruka Imana ishimwe sa umva neza kabisa ufite ibigwi byinshi pe ariko urabona amasaro kunata dukundira reka tumere nk'abasoza noneho iyo tujya gusoza ngira challenge kabisa ndakubaza ye uri tayari ndakubaza ibibazo bitatu ndi tayari kabisa uri tayari okay uyu murenge dutuyemo witwa ngo iki Nyamyumba akagari Kiraga umudogoto Rambo umuyobozi uramuzi umuyobozi wa Rambo w'umudugudu yitwa Kidida Kidida ni izina rye bwite okay so intara y'Iburengerazuba izwi n'uturere tungahe intara y'Iburengerazuba horo bose ranya simba mbizi ni ibyo abizi turindwi harya haye ndagomba menya harya turindwi tupfe kuvuga gutya ni turindwi buriye noneho mbwira igihugu kiri mu Burengerazuba bw'u Rwanda kigizwe kiri mu Burengerazuba bw'u Rwanda gifatanye n'akarere ka Rubavu cyangwa se n'uturere twose turi ku Kivu igihugu kindi hari Kongo perezida wacu uramuzi
Yitwa nde? Gisegeti. Kigi? Gisegeti. Siwe se. Gisegeti siwe. Kisekedi. Nyine biterwa naho umuntu avuka ariko urabona ngaha ndi kuvuga ikigoyi. Kandi no zabijyana hose bazumva ari ikigoyi. Okay. So tumeze nk'abasoza, so ndagushimira cyane. Twagize ikiganiro kiryoshye pe. Oya naye ndabashimira nari bikuba tuba tubonanya tukaganira. Ni na byiza cyane. Imana ikomeze guha umugisha. Oya ni twese kuri twese. So baradukurikira nka Legacy TV, turabashimira mwese kabisa. Ikiganiro ndakekanye cyiza cyabaryohereje, cyasetsaga ewana. Bamwita Maître Papa, Maître w'abarobyi, Maître w'abantu boga. Tekereza umuntu woza amasaha 12 bro. Ono technique afite, uzi ko abajima banga babazi science, kwisiga igikotoro kugira ngo adashishuka ibi bintu. Hariya ngo nize physique, ntabwo ndanabitekereza. So respect ku bantu banga ku mashyuza, respect ku bantu baho. Kora subscribe kuri Legacy TV, ukore share, comment. Imana ikunde bari cyoroshye kandi guha umugisha. Uhawe uronke Maître wanje, nawe ukomeze uhawe uronke. Ugwiza Imana amafaranga na bya bindi byawe ugibona none buri munsi. Oya nuko biba binameze. Byo kubiraraho ndibibona n'ubu buramba mbanga ikagutya kugira ngo umugabo ajye kubona ibyo ntihaboneka. Nta bintu byinshi. Ntabyo. Asante papa. Ntari bikora.